uku kwezi sindayibona kandi hari ndikumva igihe yajemo hagati nabonye umunsi umwe buriya se naba nzarwariraho gahunda bari iminsi ngahe 3 ukabona umunsi umwe byibura uhereza nk'amasaha wese nyine nyine bari bangura padi cyane protege ngurira bitandukaniye si bimwe ni protege sleep ku bantu nyine batari abanyamujyi cyakora reka babwize ukuri kubona nyine kuba umugabo yifata akagenda akavugurira protege ntabwo nyine wanamubwiye wenda ngo uze kuzizana ariko nyine agaca ahantu akibwiriza akazikuzanira uzambara nawe nk'umuntu nkaho wagira ngo uba wagira ngo hari ibindi bintu wambaye iyo uyambaye uba wumva harimo karasora narizo na padi igenze n'iki protege nizo zenda kurusha padi ni 1000 protege ni hejuru ya 500 mba nakwemeje ubu ni wowe uzi size yanjye kuruta uko njyewe nyizi ninjye wamenye size yawe kuko nyine urumva umuntu mumaranye igihe ariko nawe size yawe urayizi nyine nose kuba kingiye ntaguraga large nshobora kuba nakoresheje ibipimo by'intoki bitari byijisho ariko nyine wateye pate se yego Rwanda cyane medium abantu bagira nyine ingeso n'umwanda sibyo akagenda nko mu mujyi nyine wenda nihakorera nanakenera kujya kuri toilette ntihari bujye akagenda agasoba akahita haguruka uko nguko sibyo nubwo yakoresha papier hygienique umwuka w'inkari ntabwo washira none itekereza haba hari ahantu hafatanye sibyo hafatanye gute nkuko nyine ubona amata ko yegeranye nyine na ahantu haba umwuka haba hafungiranye sibyo ubu warabanye n'umugore uzi nyine ko uwo mugore nyine wamugana ajya mu mihango nkatwe nka urugero nkanjye njye narezwe n'umubyeyi w'umumama ko mama wanjye ntabwo yari kuntuma ngo ngende nzanire mu kinyarwanda nyine ubwo mbere ngo ngende nzanire kotegisi ngo nzamure umutwe kubera iki se nta n'umwana nubwo ubuzi ngo ni ugenda wishimye ahubwo hari igihe ijoro riba ribi pe riba ribi gute urugero riba ribi ngira ngo shayitani ziba zakoranyeho amayibirisi abari mu myidagaduro sinzi ibintu biba birimo imbwa ikamoka kandi nta muntu ibonye oya yibiri kubifite ibyo rero nta muntu mu by'ukuri imbwa hari ukuntu ibonye abantu itamenyereye cyangwa ikabumva ikamoka pe ku buryo mushaka kureba mukabona hari abantu hafi aho ngaho bashaka kuba ari n'abaturanyi ariko upfa kubita baziramuka noneho hari igihe ubona nta muntu ntaki imbwa ikamoka kubyitondera umeze nabi tujye kwa muganga cyangwa ushaka tuganireho gatoya dusobanura ukuntu umeze nabi ntabwo twajya kwa muganga pe ushaka ubuvuzi bwanjye cyangwa ibyo nabyumvisha uzi ejo Franco kuri guseka bro tuyetse gushwana anduma ku gahanga mamagaye Latifa nijoro ndambwira ni ketchup yasaza ari kunduma ku gahanga Latifa ngo ni prank dada ntago ari uwo ari we wese ahari hose ntago twishyize hejuru ntago turi abakire badanje numvisha ari n'ubushaka kumenya ibyo nkorange n'igisambe cy'i Kigali mbaye i Kigali kandi nzabaye i Kigali ntago ushobora icyo nakubwira cyo muraho neza amahoro y'Imana bane namwe nyagasana akomeze kubarinda Imana ihaze ibyifuzo byanyu umeze nk'umuntu uri gutekereza kandi ibyo bintu bakabaye warabifashe hari introduction yawe ufite nyine ihoraho apana kugenda ucika zamure tukumva baranyumva ntabwo ari ukuvuga ko byo nyine meze nk'umuntu uri kubitekereza ahubwo hari ukuntu ntari kwiyumva neza impamvu ndi kuvuga nkazana amakara ntabwo kwiyumva neza kubera twumva nari kureba neza twumva mfite isesemi atwite onye imihango uku kwezi sindayibona kandi hari igihe yajemo hagati nabonye umunsi umwe
buriya se Ni naba nzarwariraho ubundi aba ari iminsi ingahe? 3. Ukabona umunsi umwe Byibura uhereza nk'amasaha angahe? Ufite isaha? oya isaha ntabwo wayigenderaho ahubwo Nyine ndavuga nimba ari umunsi umwe nta saha igira nyine biziraho. ubundi nta nubwo nanavuga ko ari umunsi wuzuye yaje amasaha ni nk'amasaha 5 Ubundi uba ugomba kujyamo amasaha angahe muri iyo minsi 3? we yakagenda aho ngaho ayo masaha asabaho ubundi Urumva nimba umunsi ugira amasaha 28 ubwo iminsi 2 48 oya be wibara gutyo 70 ubwo iminsi 3 biterwa 72. umva nkubwire ku masaha ntabwo wibara ngo bikunde ahubwo ni iminsi 3 wenda uwa kane ukaba uwa nyuma w'ibintu biba biza bitameze fresh ariko biba ari ibya nyuma nyine ntabwo ari amasaha kubera ko ugiye kubara amasaha waba ugiye kwicanga ubwo se wamenya nibutse ukuntu ibiza usanga yiza ku masegonda ku matiro se gutya. oya ntabyo nzi reka icyo tukire naba ngiye gusaba uri kumva ndi kumva nyine mfite akantu kaka niba ari ubunebwe niba ngiye kurwara ntabwo mbizi Klima kubera kugenda ihinduka izuba imvura urabona hari akazuba kandi ejo harimo n'umuyaga uri muyaga nawe kubera sinazite zarantu ushaka kuzakujyana iwacu haba umuyaga umunsi umwe uzumva uko bimeze urumva ari vuba aha ngaha tuzajyayo kandi tuzagenda wanwariye n'inoze uziye byabyitwarira ko buri umwe atwaribye ni nk'uko iyo ugiye kuzamuka nyine umusozi tuvuge nko mu birunga nyine buri umwe atwaribye burya nta muntu utwaza undi naho niko biba bimeze nyine ubwo abantu bicara mu kiri iwanyu mwumva mushaka gushaka abagabo ngo bazabafasha ngo byakomeye ntabwo umugabo aba ari uwo kugufasha utuntu nk'utwo ngutwo kucyo dusuzuguye ushaka kuzana nyine ngo wise wumva ko kubera ko umuntu atagutwaje ikoti cyangwa ngo ikinini ntazashaka umugabo hari igihe uba usanga yarabuze umuntu umuha izo keya za hato na hato izo ntabwo ari keya zo gushingiraho ntugakabye ahubwo nyine wowe n'umuntu yaguha keya atazi guha nta kibazo hari nyine haba ari ibiri ngombwa ibiri ngombwa ni ibihe gutwaza ikinini umuntu ngo ukabwira umuntu ngo ntazaza oya apara kukimutwaza ahubwo kukimugurira byo ndakikugurira na padi ndayikugurira nkanswe ikinini sibyo nyine bari bangurira padi cyane protege ungurira bitandukaniye si bimwe iyo ni protege silipe ku bantu nyine batari abanyamujyi cyakora reka mbabwize ukuri kubona nyine kuba umugabo yifata akagenda akakugurira protege ntabwo nyine wanamubwiye wenda ngo uze kuzizana ariko nyine agaca ahantu akibwiriza akazikuzanira uzambara nawe nk'umuntu nkaho uba wagira ngo hari ibindi bintu wambaye iyo uyambaye uba wumva harimo karasora izo na padi igenda n'iki protege nizo zihenda kurusha padi ni 1000 protege ni hejuru ya 500 mba nakwemeje ubu ni wowe uzi sayizi yanjye kuruta uko njyewe nyizi ninjye wamenye sayizi yawe kuko nyine urumva umuntu mumaranye igihe ariko nawe sayizi yawe urayizi nyine nose kuba kingiye ntabwo uragaraje ahubwo wowe nyine ijisho ryawe ni irya mukuru rireba rimwe rikahita ribuvaramo ibintu byose ureba nk'umuntu mukuru izo ni iby'ijisho nshobora kuba nakoresheje ibipimo by'intoki bitari iby'ijisho ariko nyine wateye pate se yego u Rwanda cyane medium okay large niyo nziza ku bantu bambara protege bo bari kubyumva mujye mugura large ni nziza ifata hirya no hino ako ka medium hari ukuntu hari igihe kajya ku ruhande cyangwa kagira ukundi kuntu kameze kandi protege ni nziza hari abantu bagira nyine ingeso n'umwanda sibyo akagenda nko mu mujyi nyine wenda niho akorera nanakenera kujya kuri toilette ntihari bujye akagenda agasoba akahita ahaguruka uko nguko sibyo nubwo yakoresha papier hygienique umwuka w'inkari ntabwo washira
noneho itekereza haba hari ahantu hafatanye sibyo hafatanye gute nk'uko nyine ubona amata ko yegeranye nyine ni ahantu haba umwuka haba hafungiranye sibyo nk'ubu mu kanya agiyeyo mu kandi kanya arasubirayo uwo muntu muzakubitane saa 8 mukubitane gute muhura guceho gutya cyangwa mwicarane abazamura akantu k'akuka kabi gashyushye ariko bivuga nkaho kukuziza hari umuntu mwaziho hari umuntu kaziho noneho bamwatse akubise umutwe hasi oya nagagoye ahubwo buriya bamwatse nk'ikintu yari afite yakubise umutwe hasi nabyumvishe wajya kakubiki nkaba nabyumvishije ari nanjye wegereye idirishya kurusha mbyiyumvishemo ngewe muri wowe amabere arikoze urumva mukaba mwicaranye gutya ukumva uri kuzamura akantu k'akuka gashyushye gafite umwuka mubi ariko umwuka wa acide aba ari nka acide rero ni byiza gukoresha protege kuyambara ukayimenyereza yose ikuraho iki kuri uwo icyiza cyayo ku gitsina gore hari ibintu biza wenda bitewe n'iminsi yenda iyo umuntu ari hafi kujya mu mihango cyangwa amaze iminsi ayivuyemo uwo mwanda ubuza si byiza ngo ujye ku ikariso wambaye ndetse mu kanya uri bukomeze no kuba wambaye shyiraho protege niyandura uyijugunye unagenda n'indi urumva iyo uyikuyeho ukanitawaza umera nk'umuntu woza ukongera ugashyiraho n'akandi gusa urumva atari umwanda uri gutoza abantu nyine urumva gute wenda vuba mu gihe utari mu rugo umera nk'umuntu woza umva nyine uri wagiye mu kazi uvuye mu rugo saa 2 urasubirayo saa 11 sibyo ni byiza ko ubikora gutyo nyine ukazitwaza tuba rushobora kugendana nka 5 kandi ushobora kutadukoresha twose sibyo wowe igiye ukoresha tungaye biterwa ngewe yego ko Rwanda ukuri kwitsetsa biterwa n'iki tubwire mwe nagiye wenda gukina ntwara 5 umva gukina oya ugenda aho ngaho nose baba bari buga filime oya ahubwo nuko nuko mba nzamuka manuka mfite ibintu ndi gukora bigatuma nyine nshyuha nkamera ukuntu nyine kandi ikindi mba ndi kunywa amazi menshi sibyo mba njya gusoba buri mwanya noneho ikindi ko mba ntajyanye agasume ngo nihanagure inyuma kubera amazi protege igera aho ngaho nyine nayo igafata kuri ya mazi kandi iyo uyitindije nyeka ko warwara ibindi bintu byinshi rero ndakajugunya nkaza gukoresha kandi ariko mvuye iwacu urugero ngiye mu mujyi nkamarayo nk'amasaha wenda nk'atanu nkagaruka ntabwo 5 twajya kugeramo nshobora kugenda nambaye kamwe nkagakuramo ngeze iwacu cyangwa se wenda nkaza kugahindurira aho nagiye biterwa byari biturutse nyine kuri keya nyine ntabwo nyine nanze n'inama bikoshya abantu ngo noneho babwire bajye bagenda banyare ntibakitabaze ntabwo ari ibyo ndi kuvuga bavuga gusoba sheri ntabwo nyine twari turuvuze nyine kuri icyo kinini ngo ntabwo nazagutwaza nyine uzanamo ibintu bya keya nyine nkumbishije nyine keya naguhaye irenze ikinini wanguriye protege sibi na padi nayo kuguriye na padi warayinguriye padi wayinguriye rimwe no kwa muganga nakuzaniye padi banzaniye pampa cyangwa na padi yiwe nagiye kubivuga ariko n'igihe uyongoza ukambwira ngo mako kandi niyangana nkakagwa ariko bitari ngombwa nuko duherekeranya ariko uko byagenda kose nyine ariko bereka nkubaze kuba nyine umugabo yafata padi akayihereza umugore we cyangwa akagenda nyine akayigura akayimuzanira urabizi ko umugore wawe buri kwezi ajya mu mihango mu gihe adatwite sibyo urukumva hari ikintu kibi kirimo urukumva utubwire nimba bigaragara nk'agasuzuguro umugore aba yazanye ku mugabo we cyangwa nimba hari ikintu byongera hagati y'abo bantu byongera cy'urukundo ibyo ntabwo ku rukundo nta hantu byo biba bihuriye urukundo rero abantu nyine bararukinisha ukuntu ukumva bijyanye no mu bintu bitari ngombwa mu bintu by'amapadi ni ukuvuga mu bintu by'amapadi kumva ngo umuntu yagusuzuguye ko yagutumye padi pourtant uba warabanye n'umugore uzi nyine ko uwo mugore nyine wamugana ajya mu mihango nkatwe
nka urugero nkanjye njye narezwe n'umubyeyi w'umumama ko mene mama wanjye ntabwo yari kuntuma ngo ngende unzanire mu kinyarwanda nyine ubwo mbere ngo ngende unzanire kotegisi ngo nzamure umutwe kubera iki se nta n'umwana nubwo ubuzi ngo ni ugenda wishimye ahubwo nta nk'uko n'icyo ubuzi bagutuma kuko umugati. ubu buri bwavureho nkangahe ugenda wishimye kuko ntabwo ubundi n'ubu wamubaza ntabwo njya ngendera ubusa nimba untumye namubaza cyangwa renzaho. mbivuge cyangwa nawe nyine nuko rero nshobora kujya muri supermarket mu mujyi ngiye gukora shopping wenda monthly shopping yo guhaha ibyo mu rugo ndi bugure pampa z'abana ndi bugure jus n'umugore nkamushyiraho nkamugurira pampa pad nyine pad nyine kuko bari buzikenere bikora kimwe ko hari n'igihe zamushiranye yakora n'iz'abana waba ukoresheje iz'abana ibyibuka ngo sinzi niba wari ugiye muri siporo ngo iragufasha byibuke neza arahira wallahi umusore bo icyo nashaka kuvuga nuko nyine reka mvuge reka ndi kuvuga no kuvuga iyo nyine umuntu nimba ari umufasha wawe nimba ari umugabo wawe nimba ari umugore wawe nuko twabagabo nyine tutagira ikintu nk'iyi wenda kiba cyiza monthly gisaba ko twagira nyine iyo uretse ko hari abantu numvishe nyine biterwa n'uburwayi bumwe na bumwe bisaba ko nk'umuntu w'umupapa cyangwa umumama aba agenda yambara pampa z'abantu bakuru uko ziba zihari nk'aho ngaho nk'icyo gihe ufite umugabo wawe umeze gutyo cyangwa umugore wawe umeze gutyo ayigutumye ndumva ni bimwe nyine n'ibintu biba biri wabyita biri normal kuko nyine ni umugore wawe uyizaniye so kugira amasoni rero muri supermarket ngo wanze kugura ngo pad cyangwa pampa ngo ufunge umugore wawe so ndumva uba warahubutse ujya gushaka umugore kuko hari byinshi arwaye se hari byinshi wamukorera wamwoza ukamwambika ukamusiga kandi hari n'abashyitsi mu rugo hari n'abashyitsi mu rugo ndakeka utareka gukora ibintu runaka kuko ngo hari abashyitsi kandi ngo umugore wawe nyine ngo baragenda bavuga ngo ni inganzwa ngo ku ijambo kuba inganzwa ni ibindi bintu birizana muri ibi ngibi kuba inganzwa ni ikindi kintu kandi ni ikintu kibi ni bibi n'Imana ntabwo ikunda ntabwo bazajya mu ijoro abagabo b'inganzwa so ni ukuvuga wowe bana n'uwawe uko mubanye bitakubangamiye mu bwumvikane ikintu kiri cyane reba nyine ikintu mugenzi wawe yanga wirinde kugikora nujya no kugikora nyine ugitekerezeho mbere umenye n'impamvu ugiye kugikora ndumva ibyo wari uvuze ngo byo kongera urukundo rero byohoya birashoboka kumubwira impamvu ubwo ntabwo simamya ko kugurira padi byatumye byongereye wigize reka nkubwire ibyo mbwira ikintu byongereho mbere yuko kirahari kinini uzi impamvu se reka mbaze nkubwire ntabwo wari usanzwe nyumvamo wahise nyumvamo oya uko nari nsanzwe ngukunda hari ikintu kinini kiyongereyeho none se ubu wakwishimira buri wese gato wakwishimira kumva ko hari icyagabanyutse cyangwa wakishimira kumva ko kiyongereye ariko apana kubera kugura padi reka nkubwire hari icyo kintu wowe usuzugura ukumva ko ari gitoya wakoze sibyo hari igihe uba usanga uwo muntu kugira ngo yishime kugira ngo aryoherwe n'ubuzima arimo ari cyo yaburaga sibyo kubera ko kuri iyi si ntabwo wowe nshobora kukugurira nka iWatch sibyo ukishima cyane ku buryo wumva ukavuga uti mana yanjye nyanguriye agasaha ejo bundi niyo mpamvu ahise nabivuga none njya kukambara kikaba ikibazo amasaha menshi ariko ngo ndaharara kandi nuko ngakunda nyine nanjye rero iyo ngiye kwambara protege wanguriye nyine gisa sinaziguriraga navugaga nyine umutima yagize tureke na protege inyonsa twatubuntu two gushyira mu mabere subiza kugira ngo tungurire ku bushake n'utwo nari ifite mu rugo tutarashira rero hari ikintu umuntu wawakora nyine we atabifashaho umwanya munini cyane ariko wowe nyiri kucyakira bikakurenga rero nanjye byarandenze ariko ari ibyo rero we nazakwica mu mutwe cyane kuko byanshimishwa n'ibintu yawe nshobora guhamagara Diane amubwira nk'uko byaraye bibaye agakanzu nk'ijoro nakubise agakanzu ntabwo wari ubizi cyakora wakoze urumva kandi
ariko turi no kuri poromosiyo buriya Eh, urumva Ese- ni kwiyongoza tu nkavuga kandi ibaze we. kamugura agakanzu Mm. urumva nimba ngiye ahantu rero nari ngiye kugura umuti w'umwana ndumva ndambwira zira protection nangaye mpereza zira protection nuko nguko nyine ntago bari nyine kuko ndakugendana ntago mba nagusize nyine n'ibyo ngibyo none hari igihe wumva n'ako kantu kavuga kankora ibishoboka aka kantu nkakize niyo kadire nyine mba nakugendanye ntabwo ari ukuvuga ngo ndagenda ngo noneho njye no gutekereza ya biba according nshobora kujya muri supermarket irimo nyine simbone protection nkabona ikindi kintu nyine nkavuga karakana ariko yari yagakeneye nkuko naguze nyine izo ntuza za breast cover ibintu nk'ibyo byose nibuka izina ryabyo maze ni byiza ni ukuri simbizi ntabwo nari nateguye ibintu kubivugaho ntabwo nzi ukuntu bije ariko ni byiza ejo nimugoroba warakoze kunzanira ikanzu nakuzaniye ikanzu ebyiri shiri ikanzu ebyiri nazanye zari eshatu ebyiri nizo zankwiriye warakoze cyane Mm. ubwo ngubwo ni njyewe utahiwe inshuro igihumbi oya Njyewe- ntago bari nuza ntabwo ari ukwishyura cyangwa iki ariko nyine njyewe iyo ukoze kumva ko nyine ari ngombwa nyine kuko Oya. nuko nimba njye nari nicaye ahantu ndabitekereza wihita wumva ko nyine oya ntabwo ari ufite ukuvuga devoir oya ahubwo ni uko nyine iyo ukoze ikintu nyine hari ukuntu uba ukoze ku mutima w'umuntu wawe cyane ku buryo bavuga ati noneho njyewe ndashaka kumuha iki kintu cyangwa nkategura ibi bintu mu buryo runaka hari ibintu nzi ukunda sibyo icyo nicyo ndi kukubuza muri si gatoya nkubwire urugero Wibikora unzaniye kubera ko oya na- ntabwo ariyo mpamvu voilà, sheri umva nkubwire nk'ubu ushobora kuba nzi niba wenda natetse imvange kuri buzirye ukumva ziraryoshye ese uyu munsi ariko ntabwo zaba ziryoshye ntabwo ari njye wazitetse ariko nabyo ni ikibazo ni ikibazo gute kandi nakubwira ko numva ntameze neza nkanyumvira uramanaginga nyine kuba bitatetswe neza ntabwo babikuye mu mutwe wawe simwumva ni wowe nyine oya watanze iyo oya gahunda oya 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 ntabwo ari njyewe kandi biri seriye ntugende kukubeshya None ntabwo se- umeze neza usohoye ko kubyuka byari byananiye wambwiye se nkaba nsubiye iwacu noneho nimba utakimenya hari igihe kugera igisenyi nangahe ni bitatu bitatu ndayakura he Bitatu mwanyohereje magana bitatu nkayamuha bitatu magana akabatazi atatu kabisa nkagenda nkiberaho neza ko bambazaho uko ibyo ndi buryo buri gihe urarya iki ugeze he noneho reka abantu mudukurikiye nimero yanjye iri muri momo munyoherezeho bitatu magana atatu Kube- uyu muhungu umuhe itike umuherezo wowe wahamagara imusubizayo latifa yaguhe oya kuki latifa nawe muri ibi ziriya kigenda okay nta ribi ariko nyine wakoze kuri gift nziza wampaye nta kibazo time ikindi n'ibyo byose wagiye ukora nibwo tubivuzeho nkanakubwira ukuntu nyine nishimira ukuntu ejo bundi ndi kwambara aribwo nakubwiye ngo ko mbona noneho se hasigayemo nyinshi urumva nyine ka bya n'inyamvuga by'akamenyero ntabwo ari akamenyero uretse umuntu narifashe asanzwe yigura protection niko yababwiye ngiye binjemo ndayimuguriye ntabwo yari yansabye yari afite n'izindi pe nkeya ariko kakundi ureba ugasanga hasigayemo utuntu nka dutatu bebe nabivuze kugira ngo umuhe amafaranga tureke ibyo kuvuga ngo umuhe amafaranga mbere ntabwo wari usanzwe umubwira nyine ngo protege ngo iki none uranabigaruye ngo n'ubu ngubu ngoza nyine narabikubwiye ejo ndakubwira ndabona zashize ubwo ni ukugira ngo muri gahunda ufite y'ibintu ugomba gukora wongereho ibihumbi 8 byanjye byo kugura protege atari 5,700 ni 5 nka 5,400 gutyo ntabwo zigera mu 8 okay ntacyo ubwo nabivuze muraza kundebera nta kibazo nabyumvishe ariko nyine wa mugani umuntu nyine yakoze ikintu yakoreye ikintu umugore wawe rimwe ubwo biba birangiye nyine bise bijyamo sheri reka nkubwire kuri list nese ko wumva bise bihinduka reka nkubwire ntabwo ariko biba bimeze none se ubu njyewe reka nkubaze njyewe guhera kwa mbere kugeza ku cyumweru ndateka iyo minsi yose ntari igihe nateka nshobora guteka kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane ntibikunde no kwa gatanu no kwa gatandatu sibyo no ku cyumweru si bishoboka se kandi nyine iyo mba numva ikibazo bigaruka kuri nde ni kuri njyewe rero nanjye ni uko nguko nimba zishize ziragaruka kuri nde oya kuri nyirazo kwikunda biranga byakabaye bihita bigaruka kuri wowe kuri nyirazo so rero uyu munsi nari nifuje gukora ikiganiro nyuma y'uko anyogosha imisatsi yanjye umusatsi narawukase turajya muri
kwa Ibra. Ibra ni umugoyi w'iwacu niwe utwogosha, nasanze abagoyi benshi aribo bogosha. Abagoyi burya tugira akantu ntago ari akironda akarere, ariko nyine nanabibonye no ku bashinwa cyane cyane n'abahinde. Ni ukuvuga iyo bosinze abandi nyine baba baraturutse mu zindi kote z'igihugu, baturuka wenda njya mbyumva n'abantu b'i Nyanza buriya nabo ngo bagira, hari umuntu ubyita kururuko, ntabwo aba ari ukwironda burya. Ni ukuvuga nimba uwo muntu umuzi, ngewe nka Ibra muzi niga muri primaire, kuko ubushize tujyana na Mira, abonye ko na Mira yahise amumenya uwo muntu, ari pare wanjye yaje niwe umwogosha, Jimmy niwe umwogosha, niwe wogosha Aime, twese twaturutse Igisenyi. Noneho hari igihe ujya ugasanga umuntu w'Igisenyi n'abandi bametre nabonye yogosha b'Igisenyi, mbese ari ugutezanya imbere. Ni ugutezanya imbere. Ikindi ni uko uwo muntu n'ibyo abakora nyine ubona nta kibazo, kuko ndakeka yarakogoshe, wabonye serivisi atanga ntago ariyo umuntu ubigiyemo ejo bundi abisaziyemo. So rero ako kantu ni ugutezanya imbere, ni byiza nabyo ku bantu, kuko nawe hari ahantu nyine tujya ukavuga ngo nturagurira runaka ukajya kuwuzi nyine kandi bafite product zimwe. Ngewe ubundi uzi ikintu akenshi nshingiraho, nkunze kugurira abadamu, sibyo? Iyo numugurira umugabo, oya wabonye n'abavanga. Nkunze kugura abadamu nyine misamuga nyine nk'ubu ngubu sureba, hari kuri uriya mugabo hari ibintu nzi ngomba kumuguriraho, nanasanga ntabyo afite nkazagaruka ejo. Kandi nta n'undi muntu wari uzicuruza. Noneho kandi ambera umunyakuri nyine, amikino abona kimeze neza. Kwa Zayi naho bikagera ibindi nanjye ngurirayo, sibyo? Nabwo kandi nabo iyo badafite ntagurira hanze. Yego. Ariko tubare, kuko hari n'igihe njya ngura n'abamama bo mu muhanda. Iyo mubonye afite nk'umwana, atari ba bakobwa ubona ajya gucuruza yana ari happy pe, barabusinya mwana nawe. Ariko bari abandi rwose ndabagurira. Noneho hari uwo dukubita arakambwe kuntu ari n'umufana wanjye, nkanamugurira ikintu n'ubundi ntari mfite gahunda yo kugura. Ariko cyane cyane waramuhenda ntababeshye. Yahuye n'umuntu akabona ari umufana, njye agomba kumera kimwe uko ahereza abandi. None se ngiye mfite amafaranga. Ahubwo n'igihe akongeza. Azi umuntu ahetse umwana afite agataro karimo amaronji, akumva ketchup aramubwiye ngo ubwo ngo unyongeze. Be yalla wimbeshye. Ujya usaba inyongezo ku bana. We yarubwo hari umama dusanzwe turi ku TV afite pome, ndamubwira wampaye pome, kuye baba we ngo ni ketchup, ngo nukuntu ngufana, ngo ndazigu ngo akira niyi ngiyi. Ahita arambwa ngo nutwara n'izindi ngo ndakugabanyiriza kuyo nari nguhaye. Ndambwa zamfana pe urako ngo mitantwara nimero yo kujya ningera mu biryogo nge ajya amereza pome. Rero nyine ni ariko ni byiza iyo ikindi iyo noneho umuziranye n'umuntu ukajya kumuteza imbere ni byiza, kubera ko n'ubuziranye n'umuntu urugero acuruza imyenda ntumuteze imbere, ubundi si ukuruva umukiriya bataziranye azava hehe nyine akaza. Wowe muziranye ugomba kubanza gutera intambwe ya mbere, ukajyayo ukamugurira, ejo bundi ukajyana n'inshuti yawe. Ni kimwe nk'abantu iyo nka kagasakoshi wanguriye, hari abantu banditse muri comment bashaka nimero z'uriya muntu, ndababwira bazanyandikire ngewe nzibahe. Iyo hari ikintu, iyo nagiye ahantu ukoresha ikintu runaka mba mfite nimero zabo, iyo umuntu amamagaye ndazitanga nyine, mba nshobora kuba ntari muzi ariko nkamumenya, ariko nkorera icyo kintu kandi nkabona yagikora neza. Yego. Umumbaje sinabura kukuhereza nimero ngo wigireyo. Uri handi tugurira amavuta mama. Ariya ni Salma. N'ejo hari umuntu wamamagaye ari kumbaza isabune, nubwo noneho ngiye mbona ibiheri mu minota mike byagarutse, nimba ari uko sinzi ntago krimi imeze neza. Ufite stress, ukoga gake. Yalla gute? Gake rimwe ku munsi se. Ni gake. Buriya mu maso mu nshuti wacu twageraga yitwaga Pitu. Ku munsi yogaga mu maso nka gatatu. Koga mu maso ahubwo kenshi ni bibi bishoboka. Biterwa n'uruhu buriya rwawe. Pe koga mu maso cyane ntabwo ari byiza. Usibye ko ngewe buri munsi ndahoga, ariko ubundi uruhu nyine uruhu na rumara rurakomeye. Mbere ko twavugaga ko ari umusatsi wenda ufite ntago meze neza shere. Ndi kumva meze nk'umuntu urwaye cyangwa ugiye kurwara. Kandi ikindi dufite Imana inyorohereza. Ikindi dufite ibibazo bya klima zihinduka buri mwanya, none ukangiye ikirere iyo gihindutse mpindukana nacyo.
biri hafi ubu turi mu mvura iri gusezera, niyo mpamvu isigaye igwa nabi. ariko izageza ko nko mu kwa kane, si yo twageze mu kwa gatatu Ibiriya se. nimero wanga wagira gute nimero yo urayibona. Ni umucuruzi. Hari abantu benshi bavuze ku kintu kijyanye n'umusatsi, bavuze kuri umugome, yewe ngira ngo iyo bishoboka bakagufata bari no kugukubita. Nabonaga comment nyine abantu bamwe barakaye, abandi nyine bavuga ko ari byiza, abo bikiba bataramenya output nyine ukuntu uzamera nyine ubukurikiyeho, bari bazi ko ari bibi nyine, nyikogosha nyine byo byari bibi nyine. Ubu se bw'urambona ubu umeze neza, uri koga mu mutwe buri munsi, ndoga sinsokoza ntacyo bitwaye, ariko uroga ugasigamo n'amavuta. nubwo ubu buriya narayasiga. sinzi abandi bagabo ku zindi side, ngewe ntago bibaho nyine. Umugore uba wumva yajya muri salon nyine buri munsi cyangwa rimwe mu cyumweru, ariko iyo basutse uba usanga bafite condition ngo umusatsi ngo uracika, ngo uragira gute. Ntabwo ari bwoge mu mutwe buri munsi. Umukecuru tujyana muri douche koga mu mutwe neza, tujyana muri salo, dusigaye tujyana muri salo ku mukwaferi. Urumva aba ari byiza rimwe na rimwe guhindura. Uzatereka umusatsi muri 2025, ariko ubu ngubu tuzajya tujyana kwiyogoshesha 2024, ni ukumbera nyine no kubaho kiji. Aho uzajya ukubitaho wa muherena munini n'akantu kagufi akagabutura nyine nabijyana. cyakora reka ribaye ari irya zahabu ntabwo naryambara. uza nzagura igiplake cya 3. oya uzakihorera. Nukuri uzi ni ukubona dukora ifoto nyine basi. Okay, niba ari ifoto nta kibazo. cyangwa se nimba ushaka irenze uzatire eje. Ayeje ni simba mbona ni nka zahabu. Ko na ejo nabonye afite umuherena munini. Ugera aha byanga agihura na leta kurura wala yavugije induru. hari umunsi itari hayafashemo nita Mikaeli yafashemo, noneho we ntabwo ajya apfa kurekura ahubwo bashaka kugira gutya. Rero uzi njyewe iherena ritari arja cyangwa or ntabwo naryambara. Bakugurira igiplake yaryo ubwo igiplake ni garanti, sibyo? Garanti nyine urayambara. hari umuntu wambarira garanti ntigira ikintu imutwara, ariko hari n'abantu bazambara ugutwi kukakurya ukajya wumva ushaka gukuramo gashima. Gusa ku muntu wogoshe yambaye kiriya giherena, inzara zisa neza, aba ameze neza, uba ubona ari sawa, ameze neza cyane. Tuzongere tugabanye umusatsi ko ndashaka ko ufite uruhara nkareba ko. oya uruhara ntabwo byashoboka. Apana uruhara nyine rw'uruhara ni ukubitaho akantu. Reba nk'uyu nguyu ufite hano burya inyuma. Yego uyu nanjye nabyemera. Ryari ngendagera mu kanya ubwo we ni mu cyumweru gitaha gutya nabyemera, ari uku hano umeze. Nabyemera. Nagira iki ni ukuzamusaba akatwemera tukajyana kamera bakanyogosha bakabibona ako kanya. Ariko sinzaba ameze neza. Gusa nyine nta mutima mubi wari urimo, kogosha ni uburenganzira bwanjye. Bo we narabikoze ntabimubwiye, ariko ni uburenganzira mufite, uburenganzira bwinshi kuko narakuwe ntabwo nateruye. Yego nyine yarababaye, namusabye imbabazi kandi urumva noneho yahise akunda kwiyogoshesha. Urumva ndi mu nyungu nyinshi. Hari umuntu wanditse yitwa Nana ngo ariko sha Mutabazi ntukababaze Neri, ikindi rwose wimugora, azita ku bana bane nawe yiyiteho amenye iby'urugo anagucira inzara koko. N'ubu ngubu umaze kwicira inzara ni ikibazo. Kandi menya Franco yabifashe. Nasimbizi nimba yafashe, ariko ngiye maze kwicira inzara kuko kandi ubwo nyine kera wanciraga inzara. Yego ndabyumva ko nyine inshingano zariyongereye, ariko nanjye ndahari. Ntabwo nabafuhira, ariko ntabwo byabura, ahubwo ntabwo urabyemera ko ushaka kubafuhira. Oya ntabwo nafuhira abana banjye. Kubera erega ntabwo aba ari umutima mubi. Ese ko batabyikorera? Wiye ntabwo aba ari umutima mubi, reka nkubwire ntabwo kabura kuza na gato. Ntabwo kaza kuko icyo kintu ashoboye kucyikorera. Ntabwo numva se yagarura umutwe wa hafi. Uzi se hoya nyine impamvu, reka ndeke gusoma comment ni nyinshi shaho 200 na umva nkubwira. Birashoboka ko ushobora kumva akantu kuba papa nyine ngene ko mbikeka. Nk'ubu ukabona
aya masaha twari kuba turi kumwe cyangwa se byari kuba ari gukora ibi n'ibi ariko noneho ntawe uhari ari kumwe n'abana. ari kumwe n'abana ntabwo biba ari bibi ariko nyine ukumva uzanyemo akantu kuko iki kintu akaba yarimo kugikora ntabwo byaba biraba ntabwo biraba ntibizanabe byaba kabisa. okay Kereka nyine utazi nyine ko abana atari abanjye twaserera. wese burana harimo utari uwawe muri bariya bose ubu ni abanjye nawe. ibaze ni harya ni Jimmy wabitubwiye ngo hari abana bavutse ari impanga basanga umwe ntabwo badahuje ababyeyi kandi abo bana ari impanga gusa biba byaragenze gute sinjye natekereje urumva ntibari bari muri ntuzi imwe ntabwo byakunda umva ikintu njye ahubwo ntekereza urumva niba iyo umwana yaba ari muri placenta yiwe ni inanga imwe iba yagiye sibyo hakavamo ayo nyine amagi bikagenda gutya na gutya ahubwo njye ikintu ntekereza ku bantu baterwa inanga sibyo ntekereza ko hashobora kuzamo akantu k'ikosa ku bagiye kuzitera bakaba bazivanga sibyo bazivanga se bazitera rimwe nyine ntabwo mbizi ukuntu bigenda bimenye ubwo nyine baza nkubwire wenda bakaba umuntu ubizi azatubwire muri comment bakaba bazitera hakazamo akantu abana bakaza badahuje umubyeyi kuko nta kuntu wambwira ngo ubonanye n'umugabo urabizi umutima wawe ko ari umwe mubyaye impanga zije zidahuje ababyeyi aho ni biology ngiye n'abaganga babisobanura ntabwo njye mbifite ubumenyi buhagije ariko yavuze ko byabaye ariko ngiye byahise bintera ubwoba nyine uhita wibaza Imana nyine irahambaye sinzi niba kuko bishobora no kuba bigaturuka mu kosa ry'uwaziteye kuki nyine zitageramo ngo zibe umwe Imana irahambaye ibintu by'Imana utajya kubitekerezaho cyane ushobora gucumura kandi atari nk'urugero reba batatu bawe baziye rimwe amenyo ntiyabereye rimwe kugenda ntibaragenda rimwe no gukambakamba si rimwe uburyo bavuga ntibyatangiriye rimwe ibyo bakora si bimwe noneho uwabanje kuzana amenyo abiri hari uwahise amucaho azana ane hariho utarazana na rimwe hari uwakambakambye mbere ariko uwakambakambye bwa kabiri aramurusha gukambakamba yihuta nubwo umwe ahagarara Imana irahambaye pe kandi aba bana ari Imana byagenze ahubwo umuntu aba yifuza kureba nk'agafilime ke kazamana ukuntu yabaga ameze ari gutangira kuriya hano gusa ashaka nka tukazasevinga nimba navuga nka storage sinzi ukuntu yaba ingana ku buryo waba ufite database nyine kuri gufata amasnap ukaba ufite ahantu uzabisevinga kuko buri mwaka nyine noneho at the end ukazayimumurikira ukambwira reba ibintu mwabaga murimo kuko hari nka video zabo mfite ndeba nkavuga Mana ukomeze ubuzima umere ubuzima n'abana bazakure mwireke nk'iyo video nyine nuko nanone Imana itamusubiza ngo akubwira ati hano rero nabaga numva bimeze gutya ntabwo byakunda ubwonko ntabwo bwaba bufata cyane ariko ubwonko burafata ariko ntabwo ibihe yabyibuka ntabwo ibihe yaba yabyibuka ubundi hari abantu bajya bavuga ngo umwana hari ibintu byinshi abona ariko yatangira kuvuga ibyo bintu nka kuriya ngo abona abamarayika bamuganiriza ubwo numva ngo tubebe ngo tubona abamarayika baba bavuga ntabwo baba babizi ariko ngo atajya kuvuga ngo ntabwo yabivuga kubera ibyo ubundi ngo ikintu kitavuga nk'imbwa nyine n'inyamaswa nyinshi ibona ibintu byinshi bifite sense nyinshi ariko ngo iyo nk'umwana nyine urugero ngo yatangiye kuvuga bwa bushobozi buragenda ariko imbwa uzacunge ku mbwa ho nshobora kubyemera kubera ko hari igihe ijoro riba ribi pe riba ribi bwite urugero riba ribi ngira ngo shayitani ziba zakoranyeho amayibirisi abari mu myidagaduro sinzi ibintu biba birimo imbwa ikamoka kandi nta muntu ibonye rero nta muntu mu by'ukuri imbwa hari ukuntu ibonye abantu itamenyereye cyangwa ikabumva ikamoka pe ku buryo mushobora kureba mukabona hari abantu hafi aho ngaho bashobora kuba ari n'abaturanyi ariko upfa kubita baziramuka noneho hari igihe ubona nta muntu imbwa ikamoka mwaba mufite abana mu rugo bakarira hahandi ushobora kwibaza umwana yarwaye ari kubabara he rero kumbwaho byo ngeze kujya gusara umunsi umwe baravuga ngo
nimba wumvishe mu ijoro imbwa imotse cyane ko iyo ibona nyine ibyo tutabona ngo ujye ukora uko ushoboye ugerageze wegereza Imana kuko haba hari ibintu bibi iri kubonayo cyane. urumva Imbwa irabibona. iyo ibona ibintu bibi cyane Imbwa irabibona. Hari umukobwa niza kukubwira wo muri Kenya utunze amapusi n'imbwa byinshi cyane mu nzu ye. Avuga ko harimo ipusi iyo uje ntigukunde udashobora kumugarukira mu rugo. Kubera ko ngo iyo pusi ni nziza cyane. Iyo ikwanze ni uko hari ikintu uba uri umuntu mubi. Uba ugira nk'ishyari. Kandi ngo nyine iyo abikoze nyine ntuzagaruke mu rugo rwe cyangwa iki nyuma arakubona utari umuntu mwiza. Rero kugira ngo abyizere ni uko yari amaze kubona ibintu inshuro nyinshi. Kandi usanga mu mapusi atunze iyo niyo igira icyo kintu, izindi nta kibazo. Rero bibaho ku nyamaswa ho bibaho cyane pe. kubyitondera tumeze nabi tujye kwa muganga cyangwa ushaka tuganireho gatoya dusobanure ukuntu umeze nabi ntabwo twajya kwa muganga pe. ushaka ubuvuzi bwangeze cyangwa ibyo nabyumvisha. Uzi ejo Franco kuri guseka bro. ejo narakoze sibyo ngo arumva atameze neza kandi abyutse mu kanya. Nyine umbyutse mu kanya kubera icyo kintu. Ejo narakoze. None uracyameze kwa kundi? Mbese wanze wumve sheri. Siporo natangiye z'amaguru zarandiye. Ejo ziracyarimo. Ejo nakoze isuku ihambaye nk'umuntu wimutse. Ariko nabwo nyikora ntumva ntazi uko bimeze. Ariko ikindi kintu iyo ukoze isuku rero ntago ari buri munsi nyine abandi simbizi. Ariko nimba ukoze isuku ibintu bisubizaho byari biri. Bikiza. Ibintu nyine uzi nawe bimwe na byanjye basi. Uno sari ikintu nimuye. Ego ko. Cyabasanze bimeze neza. Bishobotse wanyimura. Kuko uri muri bintu byinshi cyane. Iyo ukoze isuku buri gihe nyine wasanze bimeze neza cyane nawe. Tinya Imana. Kumera neza ntabwo haba harimo isuku nyine sibyo, ahubwo nyine misplacement. Nimba ikintu nagisize hano ngiye mu mutwe kiraho ngaho nyine nimba nje sasa meshaje wasanze yagiye nashyiraga muri tiroir yo hejuru mwisanze mu ya gatatu si wabimbwiye wari wayibuze ugomba kumenyesha uko nagomba mari ibintu nyine hari ibintu utagomba guhindura nyine ukwinanura gutyo ushaka gusura niko kurumibere wamaheru unduma tuyetse gushwana anduma ku gahanga mamagaye Latifa nijoro ndambwira ni ketchup yasaza ari kunduma ku gahanga Latifa ngo ni prank dada ntago ari byiza mbana narahohotewe arabeshya murabona umuntu ambaye pare yaruma bigakunda ego ntago niyo na aparece zikuza kuruma oya ugiye kunduma ku gahanga sinana oya nduma ku munwa basi ako shaka gifite ikibiri cyoroshye ngangebe ndagenda gukora umwembe ruragiye none se si umunwa ibaze mfite umunwa ufite igufa ubuze bishoboye wajya umva nkubwire uzi ka kantu kaba kari ku nyama gakocagurika kaba yitwa gutira nyama ariko sinzi ukuntu yitwa ubaza ariko umuntu agira ku munwa oya ntabwo kari akaba ku munwa kari akaba we nawe kahaba ku munwa ni inyama gusa ahubwo nko ku gutwi ako gutwi ushaka kuba gukocagurika zana numva ushaka gukuca ariko noneho ntabwo bya hari ibihugu barya abantu usubizi hari n'ibya hafi nzi najya numva karitsiye nko muri Kongo mo hagati kubera ari kinini kiriya gihugu mo hagati ngo hari abantu bakiba mu mashyamba ushobora kuba barya n'abantu ku gutwi ntago kakocagurika neza nka kariya kariya gakomeye uzajye muri bushirishiri rikorere kunyigiraho inyama zizateka oya nshaka ariko kuzamenya amoko y'inyama ubundi nkajya kubetira inyama zimwe nkaziteka mu miravumba
inyama zitetse miravumba ushaka kumvura iki? nshaka Ubu ni kurinda ubuti byari utazarwara. oya ni ukurya Abantu inyama z'umweru nyine, uzarebe inkoko, ifi, uzarebe ahubwo uzatekera imbata. bwaba ari nabwo bwa mbere naba nyitetse. Imbata buriya kera Ese niba mukecuru zicuruza? yarayinekeraga na Nyabugogo, ahantu hose ndumva na Nyabugogo zihaba. Turabaza Kibonke. Mukecuru yatekaga imbata kabisa, none bazi ntabwo mu rugo twabaga turi batatu, njye nawe n'umukozi. Turabaza Kibonke nimba azicuruza ubundi tuyigure nzabikore. Bwaba ari bwo bwa imbata dendo nawe naryaga kwa dendo. marume, buriya marume nawe yigeze kugira dendo no twaziryaga. Dendo hano iwacu twayirya tukanatumira, sibyo? Betra yakundaga dendo. Ndahira. Dendo iyo umuntu ayitetse iba nini cyane. Ni nini ariko n'ubundi noneho ndayitinya. ni nini cyane kuko ni nini pe, ntago gutya tungana, cyakoze twayibyimba da. Iminsi 2 ariko. Ariko umunsi umwe. Shaye ni 2. None turi abantu bangahe hano? Turi abantu 10. Ariko abandi batatu ntabwo bazirya. Batatu banywa isosi. Ubu nta kintu twavuga nimba dutinyama abana baziryaho. Bazirya usibye iz'umutuku bataratangira. Amazi yazo. Amazi yazo umufa barawukoresha nta kibazo. None so wazanyama se baziriyeho na. Ariko ubundi nzana batekera inyama, dore sibarya abantu barya inkoko n'inyama zisanzwe bazirya. Kuriya nyine barya inkoko. Ipfa kuba bataziriye kenshi kuko ntabwo aba ari sawa. Ugomba kurya inyama. Ariko inyama nyinshi ntabwo ari nziza, bibe no ku muntu mukuru si byiza. Ariko ibyo ni si nziza kubera iki se? Kubera nyine zitera uburwayi. Nta muntu muziranye se warwaye kubera inyama. Uko yaziryaga ntabwo ariko twe twazirya. Okay. Umuntu urwara, ndakeka urwaye bw'inyama ni gute, kandi cyane cyane ku bagabo niho ziza. Abarya inyama zidahiye urumva. Inyama zokeje cyane cyane buriya ntabwo ari nziza, ariko inyama itetse ihiye nyine kandi utarya buri munsi numva ntacyo nta ndwara yagutera. Ikindi ugomba nyine kubukora na siporo. Ikintu gihe nta ndwara gitera. Voilà, ubu ni Jay Polly wabivuze. Yo turi kugana ku musozo w'iki kiganiro cyo mu rugo. Cyo mu rugo. Hanyuma ahantu nshaka ko tuzajya ujya urenze ihandi urenze kurenza ukomeza hirya. Urenze Kamonyi. Urarenze Kamonyi hari ahantu bagira imbuto nyinshi. Twarenze ku karere ka Kamonyi turakomeza. Ubwo ni muri Kamonyi. Ni muri Kamonyi. Hari ahantu hari coffee shop nziza cyane. Nshaka ko tuzakora ikiganiro. Ubundi nifuza ko tuzakora tour y'igihugu nyine. Buri gace tukageramo tugakorera ahantu ikiganiro nyine ahantu hameze neza. Niyo tutavugana n'abantu ariko tukahagera, kuko mbere y'ubwo bitwa dufite gahunda yo guflyinga. Ntabwo uzajya kumenya Zanzibar utazi Kamonyi, utazi he, burya ntabwo aba ari byo, ni nacyo abazungu baturusha. Ubanza ukamenya iwanyu, noneho ukajya kure ibyo abandi bakurusha, noneho ukazamenya n'icyo uzaza nta handi nyine hatari icyo kintu. So tuzabanza dukore tour yo mu Rwanda, ubwo tuzajya n'undi ashaka kumenya Mutara. Sinzi Mutara ku myaka yanyu nyine nakabaye mazi. Numva ko ari ahantu heza cyane, ubworozi buri advanced cyane, nshaka kuhagera. Igisenyi ndahazi, n'ubu iyo tuvuze gusohoka duhita tujya Igisenyi. Igisenyi nuko umuntu afite famille nyine harakubangukira. Ariko tugomba kujya ku Kibuye cyangwa narahageze, ariko ntabwo nari nashyibukwe, ntabwo navuga ko nahasuye neza, naho ngomba kuzajya ngiye kuhasura nyine nta stress mfite nk'iminsi 3. Ni kure ariko tuzajya, ntabwo ari ukuvuga ngo tuzagenda straight nyine ari amasaha 6. Ni ukugenda umuntu akagera ukagenda ukagera Huye, ukamara umunsi Huye ukamenya Huye nyine ni hehe. Ejo mu gitondo ukambuka ukagera wenda nimba ugera mu kandi karere ka mbere wenda ka kera yitwaga nimba ari Gikongoro, ndumva ari ibyo. Ukahamarana n'iminota cyangwa amasaha runaka, uri kuruhuka tukambuka ishyamba. Mu ishyamba sinzi ko nakwemera guhagarara kuko ni ishyamba buriya ngewe ntabwo ndi oya hari aho tuzakomeza uzise. Naje gusanga n'ubundi ukuntu imihanda yahiteye, ugiye guhagarara se wabuhagarara ngo urebe iki. Ni amakorosi, ikindi waba ugiye guteza ambutiyaje, waba ushaka nyine gupoteza umuda, nta kindi. Ahubwo cyakora ari ukugenda gutyo ntaribi, ariko n'ubundi oya ni nka trip ntabwo ugenda straight. Genda tugahagarara ahantu tukamara iminota ingahe tukaganiza Franco gutyo. Icyangugu ni heza, nahabonye njye abafana beza.
abafana beza nameze gute? abantu bazaga kumbwira ko bankunda bagahita banunza. Okay. Uba ushaka umuntu nyine nimba Oya. agukunda ahita agukubita nka oya hari uba ubifitiye ubushobozi, hari uba utabifitiye ubushobozi, ariko nyine abantu b'icyangugu nimba ari ukubera kujya muri Kongo cyane ni abazayirwa kabisa. Okay. Ab'igisenyi se? Gisenyi se tumeze dute tugaye twumve ntabwo turabazayirwa. abafana b'Igisenyi, umugabo wanjye w'Igisenyi. Umugabo we n'umugabo byararangiye ahubwo abafana nyine uri kumbaza abafana. Oya wese ko utari umufana. Abafana b'Igisenyi nanjye ariko ndi umufana. Hehe. Ndi umufana singufana se Okay. bakeke Ubwo bakina keke. kina keke Yo. ndagufana cyane. Asante kumfana, nanjye ubu ngubu nsigaye ngufana kubera ya ndirimbo yawe ujya uririmba. Okay. Uririmba neza. Ukoze cyane. Mwakoze kudukurikira. Ikintu rero ngiye kubasaba na Mutabazi yumva. Ntabwo ari kukibasaba nyuma ze cyangwa Oya ngiye kugisaba nawe wumva. Video izakurikira iyi ngiyi igomba kuzaza ari planka ya danje kuri nde kuri wowe. hari prank naho Wumva ukuntu ndi umwana mwiza. Oya ntawe wankoreye. Ako ngewe ndabikubwiye ko nzayigukorera nziza nkakwishyura kogosha. Buretse kogosha nagombaga kogosha nta kibazo. Byaje mbere y'igihe, byaje ku munsi wa gahunda yego. Ariko akura bukwe wivuga sibyo. Rero abantu muteze igitambaro umusilamu ujye ubyibuka. Iki ni iki kikugiyeho? Ntacyo gitwaye. Reba nyine mureba akantu kangiyeho arahungaho kugira ngo ankize. Isi muri kumva mumbabarire mu nyandikire mumbwire tumuzamukorera iki kintu. Ndabizi comment nawe arazisoma. Ndazisoma gushize barakomereye fo. Baba bahaza urumva mu nyandikire. Ako ngewe bari abantu bandika bya bintu bipfuye ntago bari abakunzi banjye wapi. Of course ntago ari ikintu umuntu yandika ntago ari ikintu umuntu azakwandika aje icyo wakora cyose uwo muntu cyaba cyiza cyaba kibi abona ari icyo wakora cyose ntago nyine cyaba kibi aba ari kibi nyine ababona ari kibi nyine wewe bari kibi ahubwo icyo wakora cyose mbese we agomba gushaka negativity muri icyo kintu nahitari baze nk'umuntu narasomye ngo ngo umwana ngo kugaburira umwana ngo yabuze ngo nayikijumba ngo tujye dutekereza abakene. My friend twabaye abakene sana kuko ubwo nuko umuntu aba atazanga kubwire buri kantu kose ariko mama wanjye ambabarire njye munguka na mama wanjye anekeraga umuceri akawushyira mu ishashi mu gitondo agafata agateremunsi agateka mu kara agahita yishyiramo n'isukari. Ibyo niyo yari doze yanjye sinibuka igihe twahungutse ukuntu cyanganaga gusa yari traje ndende pe abantu bazanu bitaga mu nkambi barabizi. Iyo niyo yari pozo yanjye ubwo nimba dustopinze ahantu ubwo twahunze nyine ubwo kavuga twahunze turi abakire da kuko mera bagayikoreye matera cyangwa ikindi kintu tukaba dufite n'umuntu wenda wundi dutwaje ibindi ubwo nibwo bukene bwaga kuba twari dufite undi muntu dutwaje bagasasa shitingi hasi bagashyiraho matera akaba ariho muryama mukaza kwiyorotsa indi shitingi kuko in case imvura iguye ntimunyagirwe nyine urumva ni twagendanaga inzira VIP mwabyuka mu gitondo ubwo hahandi mwashashe ya shitingi either hari umwanda nanze kubivuga ari amazirantoki kuko urumva ni mu muhanda ni mu gitari ni mu ki ya shitingi ntabwo murongera kuyijyana murajyana indi muzi yaranje muri ko mwabona indi yakaba ariyo struggle yo guhunguka kugira rero i Kigali. So iyo utinyutse kuvuga gutyo ngo kijumba niki ndabizi bro ntago cyangwa nimba uri n'umu damu cyangwa umusista ariko nta muntu w'umumama wakwandika biriya bintu kuko uko narera umwana wanjye siko Ange Kagame yarera umwana we kuko ubushobozi bwacu ntago ari bungana ariko ngiye umwana wanjye nyine nimba ntashye nkamutanira Serelake nimba mutaniye nimba nkwa Francely nimba nkamisha nimba nk'igikoma n'ubushake nyine nubwo bushobozi buhari kuko ntago naniwe kuvuga ngo ubusa umwana wawe nimba kuko waravuze ngo yabuze ikijumba
why kuki ufata umwanya se wo kujya kureba ikiganiro n'icyo ngicyo cy'umuntu uri kukubwira ukuntu we iyi ni channel ya famille tuvuga nyine uko tubayeho, hari aho bifasha hari aho bidafasha, ariko twifuza ko hari aho byafasha, kuko nimba kwandikira ahubwira ati ngiye mu rugo wanjye mfite horeri yani nkorera abana banjye, n'akantu koroshye arafata akicara yabufasha umwanya yanditse saa sita bararya iki n'iki, saa munani bararya umuceri, niho ko hari abandi bana n'ibyo bintu ahubwo bumva, hari nk'umuntu buriya wumvishe kuri channel yumva ibintu Ketchup ari kuvuga byagaburira abana be avuga ati abantu baragoye kabisa, abana babayeho nabi, yumva ahubwo abana bacu barapfuye. Wowe rero kubera wallahi Franco wiseka, kuko hari umuntu, hari famille twese tuba twarakuze dufite abantu benshi tuziranye nabo, nuko ataza, ntabwo uwo muntu wese impamya ko yabona umwanya wo kuza kukubwira oreri yiwe. Twebwe impamvu tuba tubikora ni nyine ni birimo n'akazi. Ikindi hari n'abantu baba babisabye, hari n'abibona bakabiha agaciro cyane, ariko nimba hari umuntu ushobora kuza yasomera oreri akavuga ati Mana Nyagasani, agahera kuwa kangahe akubwira urugero, none se hari ibintu tutekana mama wanjye ajya kubwira ngo ibi ntago ngo ibyo biryo ngo biki ngo ubu se uwo muntu amwumvishe se none byagenda gute? So kuri comment ubwo uriya muntu bari abantu batumye tubona ko comments nyine haba hari abantu ababi batishimiye abantu iterambere ry'abantu, ariko kuri condition yo kugaburira umwana rwose ntago byakakubabaje, kuko uko wakuze ntago ari kuzifuriza umwana ngo ntago nakufuriza umwana wanjye ngo anywe mu karu hari nido, ntago bishoboka. nta muha nido nkayimuha tape inkamuha igikoma cya nido, ubugari busonze muri nido, sibyo? Cyangwa nkabo ntago nanze ko yafata inkoko ayikoze ku ifi atamire, ariko narabivuze, agomba kubaho. Narabivuze umuntu uza kwandika comment nk'iriya ntabwo aba yaguze amayinite, ahubwo izi wifi abantu bagenda bagashyira ahantu akaza agasaba password abari mu rugo akirirwa aho ngaho cyatamye aho ngaho niwe wirirwa ajya kuvuga ibyo bintu. Aba ari ama wifi y'abandi bajya gufata. Oya wafashe wifi ubundi ugiye kureba ibintu bibyihutirwa, ubwo umuntu ukwanga n'umuntu uba ugufitiye fitina, simamya ko narabivuze fitina ni muzigo mutavunjika roho, ni umutwaro. Mbeka turekane n'aba bantu. So uwo ari we wese ahari hose ntago twishyize hejuru, ntago turi abakire badanje. Numvisha ari n'ubushaka kumenya ibyo nkorange n'igisambe cy'i Kigali, mbaye i Kigali kandi nzabaye i Kigali. Ntago ushobora icyo nakubwira cyo ntago Ketchup yaza ngo nyine yarakubwiye ngo se ngo wowe ngo se umugabo wakora iki we ngo ko ibyawe tubizi, ibigutunze ngo uko tubizi ngo umugabo wakora iki. Oye ngo nuko ngo nyine abona kuri YouTube, ikindi akaba yumva ko nyine filime ntabwo ubundi sazi adewe n'ibyazi. Ese okay. Imana rero abantu nk'abo ngabo ibaho umugisha. Bereka nkubwire rero ibaho umugisha, baye gutera imbere, bareka ishyari, baduteza imbere, bakande na sub, wasanga nta na subscription yakanze uwo muntu. Umva nkubwire rero mwakora subscribe, mwakora sabone, mwakora iki, nzagukubita Branka ya dani. Branka nta izankubita. Umva ngiye hari iyo mfite abantu namwe mumfashe munyungura ibitekerezo, ubwo ngubwo igisigaye ngiye gupangana na Franco ukuntu ibintu bizagenda. Okay Franco, nanjye ame nimero ze dupange. Mbaye nguteguje. Nanjye mbaye nguteguje. Nta kibazo ziguye. Uzakeka ko uri kunkorera Branka kandi uri muri Branka. Umva nkubwiye. Ako uzamfashe dukore Branka yabara aba Jo Twins, ko baratumenyereye. Oya baraba buretse mpinga byaye. Anjyanye oya ndashaka kubimukora ahubwo ari kwa muganga. Amaze kubyara. Cheka twibye umwana. Tuziba umwana oya, niyo wabivuga yakumva ari imikino utamwiba kandi ntabwo byabicyoye imikino uko babivuze. Oya atubari arahanga bahita baza hano ahubwo amubure nk'iminota 30 gusa. Oya iyo Branka yagatsindwa. Urukumva sheri, mbaye nguteguje mugabo wanjye mwiza nkunda ko nzagukorera Branka. Mbese ubundi nari siko ndi buyikora uyu munsi, ariko kuko ukuntu hameze neza nabiretse ko nari busondeka abantu, ariko ngomba kuyikora ameze neza uri fit nkomeye. Njye rero nzaba ndwaye
nta kibazo Eh, niba waba urwaye nzayikora okay. wakoze rero kumpa umwanya wawe imana ikumera umugisha imana ikumera ibifaranga byinshi cyane urumva Amina. imana ikomeze iguhe ubuzima imana ikomeze ukwiteho imana itume njye nawe duhorana kandi mu bintu byiza Amin. mwakoze kudukurikira namwe rero imana ibamera umugisha ndabakunda